yaricaye paka nk'iminsi nk'itatu. Iminsi 3 ku munsi wa gatatu nibwo yatangiye gutekereza kuzamura ibi bintu. Iminsi 3 yakoraga iki? Yabaga ari gukatagura ibikarito, akatagura insinga na pensi, ahonda. Atarya tawo. Atarya. Umubwira kurya akagwanga azabarya. Tubona nyine atangiye. Igihe kingana iminsi 3. Iminsi 3 utarya? Hanze arawumvaga se? Gusa wakumva inzara ufite ibitekerezo uvanga uti n'ubundi nicariye aho kanegereza. Urumvaga muri we bimeze gute? Inshuti za Afrimax TV ndabasuje kandi nizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye muherereyemo nk'ibisanzwe muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi gakomeye katumye umunsi tunyarukira mu karere ka Kicukiro, turi mu murenge wa Gikondo tuje kureba umwana w'umuhanga uherereye muri kano gace. Ni umwana ukora ibintu by'ubukorikori mu bintu bitandukanye, kubaka amazu yifashishije ibikarito, akora imodoka n'ibindi binyabiziga bitandukanye ndetse akanashushanya. Atuye muri kano gace twahageze niwe tuje gusura tuganire nawe atubwire abikora ate. Ni umwana ukiri muto ntituzi aho yabikuye, ariko tugiye kumureba tuganiriza, ari nabyo tubuze kugenda tugarukaho. Ntimujye kure rero kandi nkomeza kubitsa gukora subscribe kuri Afrimax TV kugira ngo mukomeze kugenda kubona ibiganiro bitandukanye tubategurira ahantu hatandukanye tugenda tubagerera. Nyiriwe Salam. Neza cyane. Ni hano ukorera ubukorikori bwawe. Nkuko mubibona rero twageze iwabo wamwana nababwiye ukora ubukorikori butandukanye kandi ibintu byinshi bitandukanye. Nibyo tumusanzemo, tugiye kujyana ikiganiro hano hamwe nawe ndetse turi kumwe n'umubyeyi we umubyara, mama we. Bite? Ni byiza. Amakuru yawe? Neza. Witwa nde? Hakizimana Eric. Eric ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 11. 11 gusa. Uriga? Wiga mu kangahe? Na gatanu. Amashuri abanza. Turi kumwe n'umubyeyi nkuko nabibabwiye. Mama mwiriwe? Mwiriwe. Amakuru? Nitwa gute? Nawe ni Imana Marie Grace. Marie Grace. Eric ni umwana wanyu? Umwana wanjye. Wa kangahe? Wa mbere. Ni imfura? Ni imfura. Yiga mu gatanu nkuko bitubwiye? Yiga mu gatanu amashuri abanza. Hanyuma Eric, ibi bintu byose mbona hano ni wowe wabikoze? Wabikoze ryari, mu gihe kingana gute? Mu gihe kinini kuva korona igitangira. Kuva korona itangiye nibwo wubatse ibintu byose? Ubundi se ibi bintu wabyize ninde abikwigishije? Nawe. N'ahantu wagiye ubireba ukavuga ati nanjye nzabikora? Wapi na hamwe. Bwatubwira ukuntu rero wagize igitekerezo cyo gukora ibi bintu? Korona nyine yateyemo mu gihe batangiye guhagarika amashuri. Nkora akamodoka gatonya ko mu nsinga. Igihe nkarangije ndavanga ubundi nazakoze n'inzu wenda nkazajya nkaparikamo. Nubwo nkora inzu ya mbere imwe nakweretse kamwe gatonya, ndakarangiza ndagiye ahita nyiparikamo. Uhita uparikamo imodoka yawe? Ndambona ijyamo. Hanyuma ndangije kubirangira nk'uko nagiye kwestaramo amatara kugira ngo nubwo nizajya bigera nzajye mbona kuyatsa nka saa 12. Urabyo warabishoboye? Hanyuma ubundi ujya kugira igitekerezo cyo kubaka inzu byaturutse he? Wari usanzwe ubizi? Wari uzi ko? Wapi ntabwo nari mbizi. Byaturutse nyine kuko nari nakoze iyo modoka avanga kandi ko nakora n'inzu nazajya nyiparikamo. No, imodoka yijya kuyikora wari usanzwe uzi gukora imodoka? Wapi. Ubwa mbere wari uyikoze? Igitekerezo gikuye? Igitekerezo nagikuye uko njye nabonaga mura nicaye mu rugo nta kintu ndi gukora. Mbona igihe bamanumye amakara nuragura insinga ndaza ndayikorana. Urumva ntago wabyize nta nano wabikuye mu mutwe wawe gusa ubona ukuri imodoka ikora? Irahari? Imodoka niko nazigurishije. Yarigurishije? Nimwe nyine ko narakoze. Nimwe gusa? Yari imeze gute? Tubwire kuntu yari imeze iyo modoka. Yari pandagare. Kuki wakoze pandagare?
Icyo bakoze pandagari. nyine niko nari mfite insinga nkeya mbona nazo zayikora. Pandagari yindi abantu babicayeho gutya inyuma n'imbere byari bikoze gutya. Hariho n'abantu bariho abantu nyine ni kumwe umuntu ashiraho umuntu umwe. Iyo pandagari yari imeze gute? Yari imeze nyine nk'izindi modoka za pandagari ko zazimeze. Ariko yari ikoze mu masinga. Inatwikiwe nk'ikaye tubona nyine ko ari imodoka nyamodoka. Yaragendaga se? Yaragendaga. Yari ifite amapine. Yari ifite amapine nyine amwe y'ivarisi. Zino bashyizeho. Ifite na vora? Vora nyine kazazukata. Ugakata igakatika. Kari akantu wagakuye nidakakugishije ku buryo iri bukate ikongera ikagaruka. Biriya nyine njye biriya hari ukuntu nyine umuntu agereranya akareba ko yazagikata nyine. Warabigereranyije muri wowe? Narabigereranyije ariko urebye abenshi bavuga ko morotiseri zose zitazimeze kimwe. Hari morotiseri izinga gakenya, hari morotiseri y'ikamyo, hari n'itumodoka dutonya, hari n'iya kurusi. Ya kurusi ni imwe imariramo, ikamyo ni imwe itamariramo ikata gake gake, hakagira ya indi isanzwe ni ya indi nyine ikata n'imariremo yose. Uri wayihaye iyihe wowe? Nayihaye iyihe? Nayihaye nyine imwe yinuza, imwe y'imodoka zisanzwe nyine zimwe zikata n'izimariremo. Wagiye kureba se izindi modoka uko zisanzwe n'uburyo zikora ngo umenye ko nawe uzayikora? Wagiye kurebera? Njyewe reba nka kuri nyine mama bagutumye ukabona pandagari inyuzeho wareba. Wayibonaga gusa itambutse ukahita ubishushanya ukabyigana? Utagiye munsi ngo urebe ukuntu biba bikoze? Wapi ntabwo wajya munsi uvuga ngo reka ngende munsi, ubwo se wajya munsi kujya kureba munsi y'imodoka ubonye inyuraho iguruka ubona irenga. Nta n'umuntu wagishije inama se cyangwa umukuru ngo akubwire ukuntu biba bishushanya? Wabanza ugashushanya urubavu rumwe uko wayibonye kazajya higenaho wenda ukabona inyuzeho kazakopera urundi rubavu n'inyuma uko hagiye hameze n'intebe kaza nawe ugahita wongeraho ibyaburagaho. Wayikoze mu minsi ingahe? Nayikoze mu minsi 3. 3 gusa uyirangiye? Warayigurishije ariko? Wayigurishije nande? Wajyanye ku isoko? Wapi n'umuntu wazaza ngaha umwana warayirira arambya ngo ni nyimugurisha itahane. Yarayiririye? Yayikunze? Wayigurishije angahe? Angahe nayigurishije 1000. 1000 gusa? Use ni wahenzwe? Ubundi se ko impamvu navuze ngo ntago wakanga kuyemera n'ubundi kubera umwana yanze kwava yahicaye yarize, yanze kwicara yahicaye mbega yarize yaburoza no kwikurunga hasi. Hanyuma ubundi urumva wagize igitekerezo cyo gukora ibi bintu byose? Ndi kubona ibyinshi ari amazu kubera corona wari wicaye nta kintu uri gukora. Mbere hari igitekerezo cyo kugira ibintu nk'ibi wigeze ugiraho cyangwa ngo uvuge ngo kwa kundi umuntu ahera ari umwana afite amatsiko y'ibintu bitandukanye? Wari ufite amatsiko ameze gute? Nyine mbere na mbere ubundi twabaga ku ishuri, hari amarushanwa aza nyine ku ishuri, abana bazi gushushanya, abazi gukina inamico. Njye nyine kuko nari nzi gushushanya cyane cyane nari mfite n'igigayi kinini nakundaga gushushanyamo ibishushanyo byarendaga kuzura. Ndakijyana kwera ibyo bikayi ngo byaduheshaga amanota basi ni nka art. Byo twabishaga muri art. Tukajya kubitanga bakabiduheraho amanota. Nkomeza nshushanya nyine uko nguko. Naho nyuma yaho nyine nuko nguko byaje kugenda nangira gukora iyo modoka nyine. Ushushanyagamo ibiki cyane cyane? Nashushanyaga ibintu by'inyamaswa, wenda nk'amazu nyine nk'amataje. Wajyanya nk'ataje nshaka nkayishushanya nkanishiraho n'izanjye natabonye wenda gereranyije nk'uko mbyumva. Irahari ikayi? Ikayi? Hafi narayibuze. Wayibuze ute? Mu gihe cy'ikizamini nyine kumwe twiga 2 dusimburanye. Naragiye
bisiga mu ishuri ndataha kubera bari bamaze kuyima tangarutse nsanga nayirimo nyine masaha ya break after break gutaha mu rugo nsanga nayirimo. Wajyaga ubona amanota angahe muri ati nyine bigeranyije nk'ukuntu umuntu ibishushanyo by'icyo yashushanyije yagiye yuzuzaga. wajyaga wumviza muri wujuje kangahe? Nujuje nk'inshuro nk'eshatu. Muri zingahe? Muri inshuro 5. Hanyuma urabona hano ndi kuhabona etage kirekire kinini, ndi kuhabona n'indi ngufi, sibyo? Noneho hano naho uratubwira izi nzu ukuntu hari imwe watangiriyeho yo iri he? Natangiyeyo narayigurishije ariko iri ku ifoto. Iri ku ifoto irahazi. Wayigurishije angahe? Ngiyo nayigurishije 5. 5? Kuba guhenda sinzi guri 5. Bakoze ko bitewe yuko n'umuntu yaza yikeneye cyane n'ubundi kandi akavanga ati n'ubundi kizashaja n'ubundi wijugunye nk'uko kwango n'ubundi ngo nta kintu cyamara igihe kirekire kitarasaza igahita ngo kizasaza. Uwayitwaye se yari yayikundiye iki? Yari yayikundiye ko yaka nijoro yazajya ayicana ikaka n'ibintu nk'ibi ngibyo kareba hariho amarange igaragara neza mbega. Noneho irangiye wakoze iki kindi? Nyuma ya nzu na niyo parikagamo ya pandagare yawe wakurikijeho iki? Nakurikije ino nzu ya mbere mureba nyine nitangira ari igereka imwe ngenda nyigereka. Kinini kirahangaye. Ukurikizaho. Urabona ari nini cyane. Ukurikizaho iki? Nkurikizaho iyi ngiyi. Etage nanone. Ngo tungutu dutonya nadukoze ingi itararangira nyine. Hanyuma ubikura he kugira ngo ushushanye etage? Ubikura he cyangwa ushushanye kano gato? Biterwa nyine n'ibikayito watoye ushaka kubona bikayito ushaka kwereka inzu nyine ushaka kwera ubona ibikayito. Hari n'igihe utoye igikayito kinini mbega ukagikoramo akazu gatonya bijyanyije nk'uko ubibona. Ibikayito urabitora cyangwa urabigura? Hari igihe nyine bikayita uzenguruka wabibuze ukabona abana barabifitemo barabyangiza kavuga ngo nabyo tuguha tutetse n'uduha igiceri. Nkabishyura nyine ibonye ifite. Igikayito nyine biterwa nawe waba bashaka hari waba uvuga shaka senkane yo kujyamo bombo ngewe undi ngenda ndashaka isambusa 2 ngewe uko nguko nyine nawe kwa uko nguko baba bikeneye nawe kandi ubikeneye cyane ukayatanga. Hanyuma noneho tugaruke mu ishuri biga mu wa 5. Mu ishuri biba bimeze gute none? Mu ishuri amasomo ndagerageza ngira nk'icya 2 cy'amasomo 50%. Ibyo ni igiki utsinda cyane? Ikinyarwanda n'icyongereza ndagerageza ngira nko mu cya 2 n'igifaransa. Ni ibiki bikunda kukunanira none? Ikunda kunanira byose ndagerageza nta kiva kunanira cyese wenda nk'ibyo nataba nibuka nibyo byakunanira. Imibare urayumva? Imibare ndayumva. Science? Science nayo ndayumva. Mu mibare ugira nkangahe? Mgiye hafi y'amanota twakoreyeho. Science? Nayo. Courage rero. Jya nko kangahe? Nko kangahe? Tugeranyije nkuko turi abana 60. Wenda ngewe nkunda kuza mu ba 20. Ufite nka 50. Wenda. Mama bite? Nziza. Mungu wawe ntasanzwe. Nagasanzwe. Nawe ujye ubibona. Kuva ryari ubibona? Kuva corona yatangira. Kuva corona yatangira. Nibwo nabonye ibintu byinshi. Ibi ngibi byose yabikoze muri iki gihe cya corona. Yabikoze muri iki gihe ubundi yabaga ari kwiga. Byatangiye gute tubwire nk'umubyeyi wamurebaga umunsi ku wundi? Nyine barafunze baravuze ngo abana bagume hano kuko bakundaga kuza kubabwira ngo burire hano hejuru
ubwo we yaragiye mutumye aza afite udukarito n'udusinga atangira gukora akamodoka arakarangiza agashyiraho udukarito karagenda yakoze n'utundi twinshi buriya nuko yatugurishije yakoze n'utumoto aratugurisha atangira yubaka amazu rero ubwo tubona atangiye kubaka inzu arazirangiza barazigura ziragenda nibwo yatangiye no kubaka iriya nini cyane byose ureba nk'umubyeyi umunsi wa mbere ubona azanye ibyo bikarito n'amasinga ntiwamubajije icyo agiye kubikoresha ndaramubwiye ngo nabisubize ku gasozi arangararira yararize cyane arambwira ngo hari ikintu gishaka kubikoreshamo ndamwihorera mbona yubatse akamodoka nyine gatoya arakarangiza ahita atangira kubakamo izo nzu utwo tuzu nyine araturangiza aratugurisha akambwira ngo wenda amafaranga yo guhaha hanyuma ubusanzwe niki cyari cyatumye umubwira utisubizaho ibyo bintu nabonaga ari nk'imyanda ari kuzana mu rugo kuko ntari narigeze mbona akinisha ibyo bintu kandi nkabona yikoreye ibikarita bizana hano hanyuma umunsi ubona akoze aka kamodoka ka mbere wabibonye turabifasha nyine yaragakoze nkabona aho ngaho nyine buracya nyine mbona akoze kandi mbona arabugurishije bwose ubwo nyine ntangira kubibona neza iyo atagurisha byari kugenda nawe kujya mbona ari nk'imyanda nyine urumva nawe ibikarito byuzuranye aho reba nk'ibi byose byuzuye aha biba bifite amadeshi yuzuye imifuka abizana buri munsi abizana abitora abigura yaranabiguraga mbere hanyuma se ubona nta buhanga buhandaye umwana ashobora kuba afite arabufite cyane kuko we avuga yuko mu ndoto ye yumva adashaka kuba hano hafi ngo nta nubwo aba yumva ashaka gukomeza kwiga ahantu yiga ngo abona hadindiza amudindiza gute ngo hadindiza ngo abona ngo abana benshi ngo barabyigana ibintu nk'ibyo ngo abana 60 muri karasi imwe bamwe batabona batareba ibintu nk'ibyo nyine ukakumva yagashatse kwiga ku kindi kigo yumva ashaka nko kwiga ahantu hameze gute we yumva ngo ashaka kwiga ahantu ngo higa ngo ibintu ngo byerekeranye n'ibyo yiga niwe nuko ambwira ibyo yiga ni ibihe ngo yumva ashaka nyine ko yakwiga ngo ku ishuri ngo ririmo ibintu by'ibintu akora by'amazu byo gushushanya ngo apana ibindi bintu byo kuvuga ngo ubuganga cyangwa ubukingo kumuhitiramo ngo wapi hari uwigeze amubwira azaba umuganga nyine mushiki we yicaye avuga ko azaba umuganga akavuga ngo wapi ngewe ndi kujya kwiga ibintu bikomeye cyane hanyuma amasomo ye nk'umubyeyi urumva niba avuga ko ku ishuri ahantu yiga bamudindiza mu ishuri biba byifashe neza ariko nyine kuko aba ambwira ati ngewe nuko turi abakire najya kwiyigira ahantu heza numva nifuza ariko nyine nta kundi turi abakene namubwira ati nyine komeza wigaho nagushyize nta kundi ubona amasomo ye ayakurikira neza nta kibazo arayakurikira akanatsinda natsinda nyine 100% ariko icya kabiri cy'amanota bafatira harayagira ubona ntacyo bitwaye hanyuma ntacyo bitwaye ariko nk'umubyeyi nyine urazi ababyeyi tuba twifuza ko umwana yaza mu ba mbere 5 gutyo ngo tuba twumva ko yaza mu ba 20 ubona ari iki gituma ataza mu ba mbere nyine arakubwiye iyo umubajije arakubwira ngo ntabwo bashobora gusobanukirwa neza ngo bigare abana benshi ngo ni ukuvuga ngo utumvise ntabwo aba yumvise ngo nta n'umwanya wo gusobanuza bagira kuko ari benshi ikibazo cy'ubucucike birumvikana uretse wenda ejo bundi covid itangiye umwana yatangiye gukora ibi ngibi imbere yabo nka mama mubonaga ntabwo wabonaga afite amatsiko yo gukora ibintu nk'ibi nabonaga nyine afite amatsiko yakundaga kuba afite ibintu nyine nuko ari bya bindi by'ababyeyi nyine twirukankana ngo kwiga no kwiga gahora afite ubuntu ngo bwo kwesitara imiriro gahora yesitara nyine ku bikuta nk'uko ngo umuriro wabuze agahita azana nyine batiri nyine agahita acomekaho ubuntu bw'ubusinga afite hakaka ukabona birakunze biratse ubwo igihe bikoraga ubu ngubu yiga mu wa 4 nicyo gihe watangiye kubona ko ushobora kuba hari utuntu tumukurura cyane afitiye amatsiko afitiye amatsiko nyine nk'uko nguko yafata nka radiyo agahita ayifungura akavanamo ibintu akazongera akikorera iyiwe ubwo ntiwamukubitaga
naramukubitaga. Naramukubitaga ntiyayangizaga se ubundi ubwo ngubwo? Yarayangizaga nyine ugasanga yapfuye nyine ukazikoreramo iye. Ikavuga nyine yakitoragurira ibyiwe bishaje nyine akaza akabishyira kuri bya bindi byawe byari bizima. Nk'umubyeyi icyo gihe utangiye kubibona gutyo watekereje iki? Wabifashe nko gukubagana cyane? Nabifataga nko gukubagana. Iyo wabimubazaga yakubwiraga ngo yarariraga. Akarira gusa? Yarariraga nyine akarira akimyaza akavuga ngo we ngo abari mu bye nawe jya ujya mu byawe, ngo yanga ko mama ngo atajya atuma umuntu ajya mu bye. Watangiye kujya umuha noneho rugari akajya mu bye nk'uko abishaka? Ubu naramwihora ajya mu bye nk'uko abishaka. Bigitangira nyine kubera ko ntabwo yakwemera kujya gukina n'abandi. Ntabwo yakwemera gukina n'abandi, nta hantu yemera kujya, uramwihora akajya mu byiwe nk'uko bishaka. Kuki atajya gukina n'abandi? Ngo aba ari mu byiwe nyine ahora akora akambwira ngo reka nze ngushakire amafaranga. Ese kuko ayo mafaranga araboneka? Iyo yabonye araza akayama, yaba cyangwa se akambwira ngo agiye kuyaguramo amarangi, cyangwa se n'ibindi bintu akeneye, insinga, ibintu nk'ibyo. Ageze ku rwego rwo kuba yakunganira urugo? Mu cyumweru ushobora kuba wizeye ko hari ikintu azinjiza? Yinjiza nk'angahe mu cyumweru? Yakwinjiza na 5 cyangwa 10 mu cyumweru kimwe. Ku kwezi ni nka 40. Kuko arabigurisha nyine, nuko abigurisha nyine kubera nyine ubukene nyine tukayarya nyine, ariko ubundi aba yabigurishije. Niyo mpamvu ibyo aba yakoze byose mutabisanza, nk'utwo tumodoka n'utwo tugare n'ubuzu butoya barabitwara n'amakadere. Ibyo bakunda kugura cyane ni ibi? Ni amakadere n'ubuzu butoya. Udukadere? Yari amakadere, ubuzu butoya na buriya bugare, byose barabigura. Ababigura babijyanye nk'imitako cyangwa babikunze? Baba babikunze gusa tukabona babitwara. Amakadere bakavuga ngo ni imitako, cyose bakaza kumuguraho amazu ngo yo kororeramo abapusi abakire. Inzu zo kororeramo amapusi? Eric bite? Byiza. Ngo ntabwo ukunda gukina n'abandi bana kubera? Jewe ahubwo njye nanga ko iyo ndi gukina n'abandi bana akunda kuba bari kunyanduranya. Hari abana wenda bo warimenyereje naho ko muzajya mukinana, wenda bo bakabona ibikarito we n'ube wabibonye abavanga suri inshuti zaza nyuma ku gikarito se basi kimwe akadava ya baba njye ndashakamo igikarito kimwe 1000. Nk'abana bamwe na bamwe nk'ubu ngubu ibikarito by'amafi byarabuze. Hano hepfo hari abana bafite ibikarito bujuje baradepye mbega muri make, ariko nk'ukuntu wari uzi ko twari turi inshuti wasabye n'igikarito kimwe cy'amafi ntacyo nabe n'inyabako ndavanga igikarito kimwe ni 200 ni 400 gutyo. Basigaye babikugurisha? Njye nababwiye ko natanagura n'igikarito cya desa, gusa uri kumva igikarito cya desa n'amarangi yashize n'ukuntu amarangi anahenda, ukawutekereza igikarito cya desa kizajya amarangi irangi agacupa k'5 cyangwa ngahe rizajya akadebe k'irangi, ukabitekerezaho ukikarikira nk'ayo mafaranga yose. Ukabona ati ngo nguze akado ka 200 ngahe k'irangi akajya ku gikarito cya desa izaba ari 2700 wenda, nk'uko ukabona wabuhendwe cyane, kandi n'uwo wundi waza akakumanura muri ya mafaranga watanze akayajya munsi yayo. Kandi nawe waba ushakaho ko wakungukaho nk'ayo 300 cyangwa 500 agahita kujyana munsi yayo. Hanyuma ku ishuri noneho ngo uratsindwa ngo kubera ngo ucucike mu ishuri, nibyo? Niko ujye ubwira mama? Oya nyine niko tuba turi ku ntebe, tuba turi abana 4, kigeza intebe imwe yicayeho abana 4, kwandika ari uko mukandika ibishwara gatana, waba ushaka kwandika neza ukajya kwandikira hasi imbere, imbere ukandikira bemeye nyine wabangamiwe cyane bakubuje amahoro wajya kwicara hasi ukandika neza, aho kujya wadika ibintu utazasoma. Iyo
mwicaye muri bane kwandika ntabwo babishoboka kwandika ntabwo babishoboka baragukoma hari abandika gutya hari abandika hari n'abandika gutya amaboko abiri bose agakubangamira ubwo se iyo mwarimu wari kwigisha ugenda ute barakubyiga nyine cyane cyane nk'uwicaye ku ruhande hari n'igihe ubundi ku ntebe yicayeho abana bane bivuga ko ari ukuzinduka kugira wicaremo hagati kuko iyo wicaye ku ruhande baragusunika akagutura hasi ntabwo buri wese agira umwanya we ntabwo buri wese avuga ngo ngenda nicayemo hagati cyangwa ku ruhande muratanganwa byutse mbere cyangwa agarutse mbere akicaraho mo hagati niho ari bwirirwa munsi nimba bahagutanze uraguma ugwa hasi ntabwo mu gihe cyo gukora ibizamini noneho biba bimeze gute mu gihe cyo gukora ibizamini mu gihe cyo gukora mu bizamini mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu babazana mu gitondo abandi mashuri asigaye bakayazana nimugoroba kugira nta mashuri asigaye ari ibihodi matonya bayadutandukanyijemo kugira ngo umwana yicaye mu ntebe hajyamo abana babiri kuri ntebe gusa gutyo mwicara mubasha kumva iyo mwarimu ari kwigisha ntabwo mwarimu ajya apfa kwigisha mu bizamini araza agahita aguhereza mu masomo asanzwe mwarimu ari kwigisha muri benshi murumva nk'uwicaye hariya mu giputa mwarimu ari nk'ahariya ntabwo yakumva mu giputa ni nko mu nguni nyine rino ni ishuri irangirira ahangaha umwana intebe za nyuma ziri ahangaha umwana waba wicaye mwarimu ari hariya kuri iriya nkingi ntabwo yazumva bijya bikubaho ntiwumve bijya bikubaho akaba ibyo mwarimu yigishije igihe mwarimu wenda nka kwa kundi nyine ageza mu gitondo yavuze saa akagera nk'ahantu akaba yasaraye akavuga ntiwumve yatangiye gusarara hanyuma noneho ukurikije ibintu ukora wumva ufite izihe nzozi ngewe inzozi mba mfite niko ngenda mba nekeye inzozi mba mfite niko numva ko iyi ngiyi ariyo mpano yanjye kandi akaba ari nayo nishimiye impano yawe twayita ni gute ni iyihe ubona ari iyihe impano yawe ni iyihe niyo kubaka inzu mbega bazita pura uzi gukora pura turebe nk'aka kazu kari hano iyi pura imeze gute yimbwira muri make iyi pura ino pura biragaragara ko ino nzu ari aka kadasiteri kari mu gipangu gatonya k'umuntu umwe nta wundi muntu utuyemo ku buryo imodoka yaza igaparikamo ari umwe nta kavuyo karimo aho iki ni igipangu ndabibona kirafunguka ugafungura imodoka ikinjira n'imbere noneho bimeze gute n'imbere nyine biba bimeze nko mu nzu haba hari ahantu ho gutereka intebe aho gutereka uburiri mbega ni icyumba cyo guterekamo uburiri n'ibikoresho iyi ni inzu y'icyumba kimwe gusa na salo mbwira ukuntu ikasemo imbere n'imbere ikase gute iba ari inzu nyine ikoze ufata nk'igikarito burya ukagicamo muri gapani mbwira ukuntu wayitekereje mu mutwe wawe ukuntu ikase ukuntu wayitekereje kuri pura nyine inyereka pura yayo pura yayo ni nko kuvuga ko wenda nk'uhe nk'urugero umuntu nagashaka shamburete arashaka icyumba kimwe na salo kandi mu gihe aba ashaka icyumba kimwe na salo ntabwo wajya kumwubakira bibiri kandi yakubwiye kimwe ni nk'uko umuntu yaza akamubwira ngo nyubakire akadasiteri ntuyihuruture cyane kandi uyigire nk'iyegeranye y'icyumba kimwe na salo ntabwo wajya kumushyiramo 4 cyangwa 3 mu byo atakubwiye ugomba gushyiramo ko yagushushanyiriza inzu ko igomba kuba imeze nuko igomba kuba iteye hano harimo icyumba kimwe na salo n'izindi zose nuko uzikora izindi zose wapi nyine inzu za zitandukanye nk'iyi ngiyi kuri etage yo hasi ibirimo ibyumba 4 reka tugende noneho kuri ano ma etage nawe ugenda umbwira ukuntu bimeze senye ndahagera nahaguruka wowe
nk'uko mubibona tugeze imbere ya etage ya Eric. Ni etage nini cyane, urabona ko igeretse inshuro zigera kuri ebyiri zose, sibyo? Bigeretse kangahe? Ni 3. Igeretse gatatu. Teye ubwoba. Yitwa gute iyi nzu? Yitwa Hotel Park. Hotel Park ndi kubibona. Kuki wayise Hotel Park? Ni ibitekerezo nyine byanjemo. Ubundi narayubatse ndavuga ngo inzu ko nzi ko inzu nyinshi ziba ari amataje ziba zifite amazina. Haba harimo amahoteli, ariko amataje magufi yaba yegeranye haba ari abantu batuyemo. Ntabwo kubera ino taje ndagaragara ko ari etage y'ubucuruzi. Kanishiremo Hotel Park. Ushaka no kuzayubaka hoteli? Nanayubaka. Ngaka duhere hano hasi umbwire kuri buri kimwe turi kubona hano. Iyi ni ya chambre ito. Iyi ni gate. Ino ni gate. Biragaragara ko ari gate, urafungura ugafunga, ongera ugafungura. Imodoka ikinjira. Hano wigeze uparikamo imodoka? Anga imodoka narayiparitse mu imodoka narakoze yitwa Land Rover. Land Rover? Nayo barayigurishije? Nayo nayigurishije 3,000. Land Rover? Irimo amatara menshi. Land Rover urayizi ubusanzwe? Ubusanzwe nageze kuyibona nyine bayinyuza kuri televiziyo nkakora ngo imodoka zigezweho zigendera mu mazi. Igura ngahe? Nayibonye cyane. Ariko nagerageza. Ntabwo ndi kumva niyo namenye. Nakomeza nyibwirira hano. Hano ni igipangu. Ibi se ni ibiki noneho biri hano? Nyine ni inuza nyine isakariye igipangu, itwikiriye igipangu. Mbega ku buryo n'umuntu igipangu baba bagifunguye kandi adafite uburenganzira bwo kwinjiramo, yaba ahagaze mwanga imvura ikabanza igahita. Ntimunyagire. Ibi se ni ibiki? Aya ngaya ni amatara yaka nijoro. Aya matara araka nijoro? Harimo n'ayandi munsi mwabonye nyine aba yaka. Aha ngaha? Hano munsi arimo. Bivuze ko harimo n'umuriro? Harimo umuriro w'amashanyarazi? Harimo. Hano hari iki? Aha ngaha nyine uri kubona ko ari akazu ka sekirite afite n'imbunda. Sekirite aho ngaho? Ni wamukoze? Njye naramukoze, ni njye wamukoze. N'imbunda ni wayikoze? Ku kiba kizaho umusekirite nyine amahoteli amwe n'amwe haba hariho abasekirite nyine baba bari hejuru y'urupangu. Twagiye tuzengurutse no muri hoteli, muri Hotel Park tuzengurutse turebe. Imbere wenda harimo nk'ibyumba 4 umuntu yagiye. Duhere hasi buri hamwe tubwire. Dore hasi harimo ibyumba 4. Dore hari n'ubwiherero. Ubwiherero buri he? Dore buri hariya. Buri hanze? Dore ngo buriya nta no mu nzu hejuru burimo. Ndetse aka ngaka karimo icyokezo. Icyokezo kiri he? Kirimo imbere. Aha ngaha muri kabiri? Muri hariya nyine muri kabiri ko kuno muryango hasi. Niho harimo icyokezo. Ubwo hasi ni ibyumba 4, hano harimo ibyumba bingahe? Aha ngaha harimo ibyumba 2. 2 gusa? Na sare. Na sare? Sare y'iki? Sare nyine iyo abantu bashaka kunyweraho mbega no kuriraho. Ni nka resitora? Ni hoteli nyine, ni ahantu ho kwiyakirira. Ho gufatira amafunguro n'icyo kunywa. Ndabona na esikariye ni ukuzamukira hariya. Hanyuma twagiye esikariye ngiziriya twageze haruguru. Twageze haruguru. Hejuru ho nanga kwa kundi nyine abantu bataba bashaka gutaha, wenda baba bashaka kuraramo bakodeshamo icyumba kimwe muri bino byo hejuru no hasi. Ariko aha ngaha niho nyine bajya gufatira nuza amafunguro, harimo n'icyokezo. Iyi hoteli yacu ihagaze amafaranga angana gute? Iyi ngiyi n'umuntu wawe nk'ibihumbi nka 30 ntabwo nayemera. Kubera iki? Kuko n'ikimenyimenyi hari n'umuntu waje arambwira ngo kama 18 ndabyanga, kandi n'ubundi 18 nibyo banza nabyo binashoyemo. Kodo harimo zino nsinga
zino bena zino nyine kugira ino ziterurike rero ziba zishashe munsi ari nyinshi ku buryo aka ngaka kaba ari agatebo kagenda harimo nk'isaso nyine ariko twe twegeranye ku buryo wadufungamo no n'igipangu ariko uburyo kugira tunabe tunakomeye no kugira ugende ukagenda unazirikaho nk'uduti dukomeye nyine kugira za nzinga zibashe nazo gukomereramo gusa tuno dusinga tworoshye ntabwo byakubera za nsinga nini z'umweru ziba zikomeye ku buryo ugondesha ipensi uzigura gute ziriya zigura 4,500 ku kiro uzigura ku kiro niho zigurwa ku kiro nyine cyari ikizinga akagera kuzingira gushira ku kiro hanyuma ibindi byaguhenze muri iyi nzu ni ibihe bituma uyihenda gutyo nyenda gutyo ega no kugira ngo nagure n'irange ndi kumva ko uguze agacupa kamwe waza uhendwa kuko akadebe kaba karimo uducupa 2 n'igice mu gihe ugiye kugura agacupa kamwe bakaguhera icya3 k'irange ariko ugiye kugura akadebe bakaguhera 2 kamwe gatonya ariko kabamo uducupa 2 n'akandi karengaho gake niko hanyuma no tubwire ira kandi kubona n'amatara hano wayanyeretse sibyo iri nayo ni itara iri naryo ni itara ukuri kubona ko reba nk'ahantu biba ritanyije rikazamukiramo no hejuru hose ndi kubona amatara tubwire n'amashanyarazi ni amashanyarazi amashanyarazi nyine ukuvuga ko wafata itara ugarikorera nuza kugira ngo ukagenda uriteranya reba nk'ahangaha ukuntu bariteranyije ariko ubona ko n'insinga zagiye zifataho ntabwo zitazacika ukazifatishaho ujye gusigaho n'irange rino n'itara yimurika mwangaha iri ngiri rero naryo umanuraho insinga zose zikagenda reba ino nzu nayo izaniyemo insinga umuriro mo hano wenda nahaga nshaka kuhashyira itara nahita manuriraho umuriro ahangaha hano habiri nanga wenda nkashyira itara nk'uko mbishaka azakomeza wenda ariko ngendeye kuri zino nsinga ebyiri zasagutse ahangaha mbega niho umuriro urangirira nibwo tubyita hanyuma umuriro w'amashanyarazi ufatira mu rugo ufatira he ufatira mu nzu uyu wose ukabicomeka ute bwira uburyo ubicomeka reba nk'inzu yo hasi ucomeka dore hano hambere bacomekera ni hano ino bayiyeri yose igahita yaka ntara y'iryo umuntu akacomeka ino nzu yose yo hanze igahita yaka ibyo ubicomeka ute hano ucomeka muri purize ahangaha umuntu acomeka muri batiri nk'uko nyine ziba zacaginzwe ukoresha batiri za telefone hano hose nk'uko nguko nyine umuntu yacomeka ahangaha rino tara rinini mbega ubona hano rimurika ahangaha hose n'iri ngiri rikazamukiraho mbega kugira ngo abone urumuri rurerure rutuma bino bintu byose bihita bigaragara ariko ukoresha batiri zingahe inzu yose yagukoresha batiri n'esheshatu batiri esheshatu uri kumva se umuntu yaba akeneye nko kwatsa kubera batiri imwe twagiranya ko batiri imwe ishyizemo umuriro ino nzu yose yaka byahita bizima ariko mu gihe batiri yashyizemo umuriro iriho nk'amatara nk'icumi iguma igenda igabanya umuriro kuko umuriro wose ushyizemo iyo ntibite bizima ariko nk'uku tuba twashyize ku matara menshi iyo umuriro wasigayemo gake bihita bizima byose ntibigenda bigabanyuka iyo umuriro ushyizemo bihita bizima reba nk'ahangaha tuvuga ngo ati ngo ni muri sare mbega biyakiriramo haba harimo amatara adundadunda amwe y'akamabara nyine kandi urabizi ko amwe adundadunda atuma umuriro ugenda kagenda yaka amabara nyine agenda adunda havaho umutuku ajyaho ubururu havaho umutuku ajyaho umuriro ukagenda nyine ugabanyuka ayo matara uraza kuyanyereka ntayakwereka uretse ubinyereka mu kanya hano se birageza kugaragara ko yaka ahangaha byagerageza kwaka hanyuma ibi ni ibiki
iyi ngiyo izi ngizi nari ndi kuzikora ari firigo dore nk'iyi ngiyi cyangwa ukuntu ibikoze iyi firigo irimo iki icyo kunywa ni firigo ibamo icyo kunywa na hano ni firigo ahangaha iyi ngiyi biragaragara ko ari pasi pawa hari igihe ubundi uba bashyizemo umuriro cyepera imwe ugafata nk'insinga dore nk'izi ngizi ziba zaje ahangaha ziteranyirije ahantu hose ukazishyira ahangaha ya mabatiri iwo hajemo umubare uvanga ukuzura nyine hagahita hajyaho akaparasiko yuzuye cyangwa igiye kuzura iba ugiye gushyiramo ugeze mu cya kabiri hazaho mayinazi wenda mu gihe uba wacometse iba igiye kukwereka ko igiye kuzima mwangaha hakahadundadunda imibare haza zeru imbere yazo hagati hazaho imwe aka karakora karakora iyi nayo kaguze n'umwana ugafite hanyuma ni batiri kakabara umuriro uri muri za batiri kakabara wa muriro nyine uri muri za batiri tuma wena ino nzu yose nyine kuko nyine batiri zuzuye kare kambe nzishyiraho kare ninjya kwatsa ntakirize rimwe cyebe rimwe apana kwatsa muri kantu nyina cyo batiri muri kantu ngahita ntakiriza rimwe hanyuma ibintu byo kwensitara byo ninda bikwigishije wabikuye nibyo kwensitara nayisanze na mbere mbizi ntabyize nyine ntabwo nigeze mbyiga ahubwo byari bindimo reba nka kubera nyine imiriro yaragendaga kubera nayo mfite amatara nkazajya wenda nayo naramanitse mu nzu amatara azenguruka ngiki umuriro wagenda ngahita nshyiraho batiri mu gihe utaragaruka ukicanira utwo dutara kubera hari n'ahantu twari dutuye hakunda kuba gutongana k'umuriro ngati ngo ntabwo ngura umuriro ntabwo umusange uragira nk'iryo joro ryose rikarinda ritandukana n'umwuguza umuriro mu gihe njye nyine nashyizemo amatara nkaba nyacanye nyine mu gihe niriwe nshagenze za batiri nari mfite noneho ngwino nyereke iyi nzu yindi yo bite ino nzu nari ndi kuyubaka tangiye kuyubaka umusibe ejo bundi niyo uri kubaka ubwo natari nayangeze ariko mwasanze igeze finali yo kurangira iyo ifite ibyumba bingahe nayo ni hoteli iyo ntabwo ari hoteli ntabwo iritirirwa izina izitirirwa izina ariko yarangiye utekereza ko ari iki iyi ngiyi wenda wayitekereza ko ari n'ubucuruzi busanzwe umuntu akavuga hasi hazajyamo iki ino nzu iteganya no kuzayirangiza nko kuwa gatandatu cyangwa kuwa gatanu bizagutwara nk'icyumweru kino kinini kiba cyubatse igihe kingana gute kuva korona igitangira n'ubu ngubu hari ukuntu ikintu gishaje tuvuga ngo mbere y'uko nkora ibindi tute nyivugurura ntabwo urayirangiza muri make n'ubundi muravuga ko n'ubundi itanazigera igera finali ko iyo ikintu gishaje yayigeze finali reka tuvuge ko ari iy'ukwezi hakagira akantu kaba karashaje kubera ivumbi ryinshi ihita mvuga ngo reka nkakureho nciremo akandi amabagwa 18,000 urabyanga wifuza angahe kuri iyi nzu ino nzu nifuza yuko bama nk'ibihumbi nka 40 kugira wenda nunguke nka 5 cyangwa ngahe uzahungutse 5 bagwaye 40 izere kuzayabona noneho katugane ku musozo unyereka bino ushushanya noneho izi kadi zo uzikora ute izi ngizi umuntu nyine afite imbaho zimwe ziyakora n'ibitambaro umuntu yazifunga bijyanyije n'imisumari afite akazikora ibi niwo bishushanya hano hari iki inzovu hariya ni intuza giraffe agasumbashyamba aka ingiyo ni intare ni umutwe w'intare ubikura he wabishushanyije igihanga nabishushanyije mbikuye he ni umutwe nyine bigereranyije n'ukuntu waba ubitekereza cyabona ibintu byinshi ahubwo iki ni igiki iki ngiki ni convention ubona ko ari convention ishushanyije kuri taburo ariko iyi convention irarenze ibi ni ibiki iyi ngiyi nyine ni hangaho ni ya hoteli ubona iyi ni ya hoteli yo kuri convention iyi ngiyi ifite twa dukoni tw'amabara iyi ngiyi
iyo ni convention. Iyi ni ya hoteli iri ku ruhande yitwa Ifite Radisson. Twatuno iyi. Warubizi? Nari mbizi nyine ko yitwa Radisson. Wari wahagera? Wapi ntabwo nari nahagera nanjye nyine nk'umuntu arimbye ngo iyi ngiyi ni ya hoteli byajyanye yitwa Radisson. None wabishushanyije uzi ko wabishushanyije ute kandi utarahagera? Nabishushanyije nageranyije reba nk'ahangaha umuntu ashaka kureba ayoza nkararugura akayibona nkarahakugirira harahakugiriya ukagereranya ugashanya nk'ukuntu wowe wayibona guhagaze nk'ahangaha ushaka guhagarara hariya nk'ahararuguru nko mu gihe gatanu ukabona iyo hahagaze ingo yegeranye na Radisson nyine yenda kuyizenguruka. Niho wabikuye? Okay. Twacyari kumwe na Eric ndetse n'umubyeyi we yakomeje kutwereka ndetse banadusobanurira ibintu bitandukanye bikorwa na Eric. Twabisuye inzu nini cyane, hoteli yise Park, inzu nini nanone ari kubaka ya etage n'izindi nzu ntoya yagiye yubaka. Ni ibihangano bikomeye cyane umwana yakoze ku myaka 11 gusa, umwana wa gatanu w'amashuri abanza. Mama, iyo urebye impano y'uyu mwana ubona bizagarukira ameze ubundi? Mbona bikomeye cyane, mbona nanjye naza hazagarukira. Nifuza ko yagarukira ahantu hakomeye cyane nk'umubyeyi we, nuko mba nta bushobozi mfite, ariko mbufite nyine namuteza imbere nkamujyana aho agomba kujya. Witeguye kuba wamushyigikira mu bishoboka byose kugira ngo agere ku nzozi? Namushyigikira ndetse nuko nta bushobozi mfite mbufite nta nubwo byaba bikimeze gutya. Ibyo yajya akenera byose najya mbimuha, biterwa nuko nta bushobozi mfite, hari ibyo akenera akabibura. Eric, ubu uretse ibipapuro waguha ibikoresho by'ubwubatsi bisanzwe bakubaka inzu? Nayubaka. Wayubaka? Ibi inzu ukuntu imeze waguha amatafari n'iki wakubaka etage? Nayubaka mfite n'urwego narangereranya. Umuntu akambwira ngo ninubake nyine nkakura, ariko nk'umuntu akambwira ngo ninubake nk'iratage nubatse ngo nise hoteli Park. Niko nambye nyine ko yaba ari ndende cyane kuri njyewe. Yansumba kandi nanabimenyereye nazahanuka. Ariko sinari narebye iyi ngofero nayo niwe wayikoreye. None ndabona hose ari ibipapuro. Zino ni inkweto nakoze. Wazirukankana? Dore maze zanabaye tapi kubera nzambara. Zarashaje? Uhora uzambaye? Nazo urazigurisha? Nyine abantu benshi bakunda kuvanga ubundi zino ngofero nka zino nkweto ubundi nibyo kujyana mu bukwe, wenda nkoze nk'agacongo ko mu bikayito nyine, kandi urabizi cyane cyane hari ibikayito bitajya byihinika ngo bikore nk'ikiziga. Ariko umuntu nyine abibonye nayo yayikora ko nyine yizengurukije. Eric rero kuraje kandi nizere ko impano yawe uzayikomeza, ariko no mu ishuri ugakomeza ugakurikira ugatsinda. Hanyuma tugana ku musozo, niki wabwira abadukurikiye? Nabwira abadukurikiye ngo nibarebe nyine nanjye ibyo nahanze nyine muri coronavirus, nabo wenda mu gihe haba hakiri umwanya bashaka nabo utundi dusa bahanga kugira nabo nyine bazagira icyo bageraho nkanjye. Abakiriya ushaka? Abakiriya nabo ndabashaka, wenda abanshaka wenda bazaza bakandeba. Abagurisha iki? Nkabagurisha nyine ibintu byose mfite. Ni byinshi cyane, hari n'ibyo mutahasanze. Ibyo wagurishije? Guhenda? Ntabwo uzabahenda? Bizaterwa nyine n'igishoro nzaba nashoyeho. Gusa waba washoyeho 10,000 kavuga ngo yagereza 500 ukayemera, wapi? Ahubwo nawe wakungukaho nk'ibyo 3 cyangwa 2. Nk'uko mubibona rero, nyuma yo kwereka tubwiye ko iyi nzu Hotel Park yubatse, iyo bibaye ngombwa ayicana kuko yayinsitayemo neza mu buryo amatara yaka atandukanye kandi ahantu hatandukanye, byatumye twinjira mu nzu ahantu hashobora kuba nibura hagaragara umwijima kugira ngo turebe kuko yaka ibasha kwaka. Nk'uko mubibona rero, amatara menshi y'iyi nzu arimo araka hejuru, hahandi yatubwiye abantu bafatira ibyo kunywa n'ibyo kurya. Murabona haka amatara atandukanye, biragaragara no ku gipangu hahandi binjirira hose amatara aragaragara. Eric, iyi nzu nabikunze, kuki bitari kwaka cyane nk'uko bitubwiye?
impamvu bitari kwaka cyane batiri niko nari maze iminsi ntacaginga ubundi biraka cyane kubona ko ino ahantu hatari kwaka kubera nta batiri idafite ingufu kubera nta muriro urimo. ni kubera batiri nta kindi. ubundi bo batiri zuzuye ubundi reba ubundi cyane cyane nko kuwa mbere batiri kuwa gatatu zazariweho no ku cyumweru ziza zifite ingufu nyinshi ku buryo zicana nk'inshuro nk'ebyiri zaruzuye cyane bisendereye. umuntu akazicana kuwa mbere nimugoroba saa 12 kugeza saa 2 akaba yajimije akazongera kwatsa ejo mu yandi masaha. akazikoresha iminsi 2 kuko ziba zaragiyemo umuriro mwinshi ziba zaririweho. ngubu ni nkaho n'ubundi ndi kubona bitari kwaka ubundi biba byatse cyane. hanyuma batubwiye ko igitekerezo cyo kubaka inzu ngo cyaturutse kuri convention. byagenze ute kuki utakomeje ngo urangize convention? impamvu njyewe niko convention natari nyizi cyane numvaga abantu bavuga ngo convention ariko nanjye kuko nanjye nari nyizi nyirebera nkanga nkayibona nkara kukiriya ariko mbona nk'igisenge cyayo igisenge cyo nari naracyubatse hayize iminsi mikenya narakirangije nyabedwa imiryango yaho nigumisha umunze cyiterekanyije gutyo. mama yari gukora amasuka wenda agitizara ku muryango ndagikandagira ndagikandagiye ngiye kugondora n'ubundi mama aravanga ati ninyice nikoreremo ibindi bintu. mba nangiye kubakamo iyi ngiyi kuko n'ubundi ntago iyi ngiyi yari guterura ukiresha gutya umunsi nta nsinga nyinshi zirimo. n'ubundi ndavanga nti kanikomerezereze nyubake nyirangize izakomere izaguma ahangaha ariko ninkenera kubaka iyo convention nzongera ngura izindi nsinga ntongere nyubake narayibonye ko ntabwo nazakomeza kubaka ikintu natabonye. niko mama convention nayo ntabwo yize nanjye ntabwo ndayigeraho. babuze mu rugo babwiye ko nyibona iri hakurya iriya kure ntabwo urahatambuka ngo urebe ntabwo njya amatambuka. niyo mpamvu igitekerezo cyo kuyireka naramubwiye ngo nayihorere kuko hasi hayo ntahazi kandi inzira zose zirafunze twagombaga gutembera ariko inzira zose zari zifunze. ngombwa rero yuko atekereza ibindi akiri kubitekereza yari agitangira kubaka inzu yari yicaye paka nk'iminsi nk'itatu. iminsi 3 ku munsi wa gatatu nibwo yatangiye gutekereza kuzamura ibi bintu. iminsi 3 yakoraga iki? yabaga ari gukatagura ibikarito akatagura insinga na pensi ahondahonda. atarya tamu batarya umubwira kurya akagwanga azabarya. tubona nyine atangiye kumagara iminwa kubera inzara. aguma yubaka nyine maze kurangiza igice cy'inzu yo hasi nibwo yavuze ngo ubu bigenze neza ngo ibi byanjye birimo biragenda neza. nuko nsaye iri courage tugomba gutarya igihe kingana iminsi 3. iminsi 3 utarya hanze arawumvaga se rwose wakumva inzara ufite ibitekerezo uvanga uti n'ubundi nicariye aho kanegereza. wumvaga muri we bimeze gute? numvaga nta n'ikintu ndi gutekereza nta gukina baro nta niguma mu nzu mbega kwa n'umuntu nari mfite ibikarito cya gisenge ndakitsa nangira gukora ino nzu hashize nk'icyumweru bari kutubwira ngo njye mu nzu. ino nzu ndayirangiza. wayibatse igihe kingana gute? nayibatse hashize icyumweru bafunze muri corona. wamaze ikintu turi kuyubaka igihe kingana ute? ni ukuva cyagiye bafunze hasize icyumweru kugeza na kino gihe mbega muri make vuga ko itararangira iragera kubera ikintu nyine kirasaza ariko ikintu nyine kidasaza ni umuriro. umuntu ntabwo wambwira ngo urasaza kandi uhora ukora no kuvanga ati isahane kubera ihora ikorwa ntabwo ipfa gusaza ariko yarayibitse yazasaza
ariko nyine nk'ubu ngubu ibikarito nta kintu uri kubikora ariko insinga nazo zazapfa nta muriro zinyuramo umuriro ujeho batiri umuriro wose ugahita wirukanka ugahita unyanyagira ubu se ufite ikindi giporoje gikomeye wenda gukora ikindi giporoje nyine njyewe iriya nzu ndi no kuvuga ko n'ahantu iragera iriya nzu nawe ndashaka kuzayigira nk'icyerekezo nk'iyi iriya tweretse hanze ikaba ikaze cyane mama nicyo babwira abadukurikiye nababwira yuko ndeba umwana wanjye ageze kure nabo bashobora kubwira ababo bakaza bakajya bamurebera aho batuye hafi aho nawe agashobora kubigisha nk'ibyo akora nicyo babwira ababyeyi babona abana babo bafite impano gutya bakazipfukirana bakababuza nababwira yuko bagomba kubareka kugira ngo zigaragare kuko nanjye mbere najyaga mubuza ariko byabaye ngombwa ko mureka kugira ngo zigaragare n'abandi babone batera imbere hanyuma Eric ugira telefone ku buryo umukiriya yaguhamagara akakubona ndayifite ufite telefone ngatubwire telefone yawe 07 87 4 iri kuri WhatsApp wapi ntabwo ndiho ko njye mfite gatonya ntabwo natunga nini ufite WhatsApp ndabashimiye cyane kandi mwakoze kutuganiriza no kutwakira mu rugo Eric wakoze murakoze inshuti za Afrimax TV nkuko mwabibonye twaganiraga n'umuryango wa Eric mama we ndetse nawe ubwe aho batweretse ibintu bitandukanye umwana amaze kugeraho n'ibyo yakoze ndetse akomeje kugenda akora ndabashimira mwese marana natwe umunsi ku wundi kandi nkomeza kubashishikariza gukurikira ibiganiro tubategurira umunsi ku wundi mukora subscribe kuri Afrimax TV mwari kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur